Mama ngubwiye twise ngo ikihebe n'inyoko ari uri ikihebe kuko P5 uvuga ko ari umutwanyi w'igihugu gisirikari ni ibyihebe kuko nashobora kuba nyoko niyo mpamvu mvuga ngo ikihebe n'inyoko. That's why I'm using that word. Ntabwo nigeze ntukanye ubwire wa kihebe kuko ntabwo namuzi. Ikibazo n'ukuri ikihebe urimo kunyoko udashobora gukora ubwihebe ntabwo ihebe bukorerwa mu nzu. Umva rero rero reka nkubwire wa musore we ujye ukinisha abandi nge ntuzankinishe uzabaze rero waki uzabaze ntukinisha abandi iyo ushaka reka muri umubaze uriya ari umuntu nyabaki never ever uzasinga yo live wiraka ntabwo narakaye ntabwo nigeze ndakazwa nawe urakazwa kwitwa ikihebe ndakazwa nawe oya ikihebe ni nyoko kuko nashobora kuba nyoko ndakubaza ntabwo ushobora kuba cyo kurakara tuza tuza serura uranuza ahubwo bari ndakubaza bari tuza ikihebe P5 sibye ndashaka kubaza ninde barimo gufatira ibyemezo ubu ngubu isi yose irimo gufatira ibyemezo nicyo kihebe ugeze uko bafatira igihebe ugeze uko bafatira ikinuza iyo hari kuba ari video nkakwereka nawe gufatira reka nkubaze ugeze uko bafatira ibyemezo mu mwobo umva wakihebewe uhora mu mwobo gipo aho baruka utari kimanuka do umva aho ndi do iyo hari kuba ari video kandeba aho ndi we wanahagera wanyanimbwa we umva ariko uretse gato witukana no you are crossing the line nakubwiye wongera because I'm not I will never be nta kuri kurimo ari kuri ikihebe ikihebe n'inyoko no wiza on record. Yes, I'm on record. Until you stop it. You stop that bullshit, man. Kagame nicyo kihebe urimo kuvuga wakoze izo nzandiko ndiko kotinga inyandiko babashyize kuri wanted nk'ibyihebe yes or no inyandiko anyamata muri wanted nk'ibyihebe yes or no urimo kuvuga wakoze izo nzandiko yita abandi byihebe. UN Security Council yamwise ikihebe yuko ari muri Congo. America yafatira hano kuko ari muri Congo. Ikihebe ni utari ikihebe wewe uri kuri rutonde urutonde rwakozwe na ariko wirakara nakaga kakarere nakaga k'abanyarwanda wirakara uranzi cyangwa nabunzi uzayimo n'ababyeyi ariko ndapfa oya ntabwo nisibigize mpangara ngo hangare ntuzanigeze uko utekereza ntabwo muri byihebe ntabwo turi byihebe uretse gato genda gake rusagara murakorana n'uriya barimo gufatira ibyemezo rusagara murakorana nkorana nawe ntabwo ari wanted nk'ibyihebe ntabwo shyiramo inzandiko zibata mu yombi nk'ibyihebe Kagame saba wanting ni bangahe wayibonye utongera gushyiraho title yenda kumerera nabi please nta title ushobora kumwa ko ntayakwiye. She has abused it. Ngaho manuka next munyumvira abantu ngahibaza umuntu w'umugabo nk'uyu ufite imyaka gutya ari kuntuka kuri mama. Those people we have ngize ndangagaciro bashaka ngize impindura abatwara bashaka ati mabere yanyoko ngo bari kuntuka munyumvire uyu nguyu ni ufite title ngo muri ni uza kwigisha urubyiruko hano ngo buryo ngo bagaruka ngo ati mabere yanyoko nagarutse akasa mutwe ntuntuke nka mugenzi wawe munyumvire ngaba uretse gato ngaba abagabo garuka hari ngaba abagabo ngo baje guhindura amatwara ati ngo dufata mabere yanyoko ngaho mbwira hari endo kwese umubyeyi wowe ntabwo nigeze kwita amabere ya nyoko uretse gato ntumbeshyira kudidimanga uretse gato bantu muraha nta jambo uretse gato bantu muraha nta jambo nyoko nta jambo nyirago dufata mwumvishemo hano umubyeyi ungana gutyo umubyaye mu biganiro hano urarakazwa n'urwango no gukubwira ko ibyo bidakwiye ukazana mu mubyeyi wawe ukamama amabere ya mama birakubaza birababaje ibi bintu biteye agahinda ariko reka nakwihanganira umuntu nkawe uzi ukabeshya biteye agahinda kumva aya masaha
urimo kumva biteye agahinda kateye ubwo baruzagara wiseka birababaje biteye agahinda ariko nukuvuga ngo reka ndabibutsa ko hari icyo bita gutahuka kuko mwe ntabwo nababwira ngo command C kuko command C murayizi ejo bundi nkaho rusagara ariko ari ndakubwira ko harimo icyo bita gutahuka gatahuka jya Kongo tukuru mukongomani uranasha nkande umukongomani uranasha nkande uko ninjiye mu Rwanda nkuko mwaje kubyina intsinzi ya Uganda muri Kongo nkande muri intsinzi ya Uvira nkande kuko u Rwanda ruriyo abasirikare b'u Rwanda bariyo ibikorwa byabo ingaruka bibigira ku banyarwanda abahe banyarwanda kuri iki abanyarwanda bari mu Rwanda bene wacu mu Rwanda bikureba iki kutari mu Rwanda kuri iki umva mbese nyumvira hanyuma ikindi nkubaza uretse gato uretse kede uti iby'abanyarwanda nakubwiye ko nta P5 nta ngabo za Rusesabagina mwese muri mu gatebo kamwe abo banyarwanda mugirira impuhwe mukabatega igico muri Nyungwe mukabamara impuhwe mubafitiye nizo kugira ngo muzabone ukuntu mwiyicira ndakubaza nsubiza ariko nakuya kasa mutwe banza ko muwe za nkunda kuko uzabashaka nkunda uborera muri gereza wamubishe ari wamubishe nakubwiraga iyi kosho de la fore yawe ari mujye mugerageza nubwo uvuga udidimanga ari fungura mike yawe rusaga mbabarira ubaha mukuru wawe kandi rero gumuhoraho ndigushaka kugira ngo we rusaga rumarike ikiganza ari icyo ngukundira ntega amatwi nubwo uvuga udidimanga uvuye mu kanwa ntega amatwi gakunda usuri icyo ngukundira ariko nurangiza ntabwo ufite umutima ukunda ufite umutima utsenya urategura ingabo zijya gutera ibice no kwica abanjye warangiza ukaza ukambwira ngo urankunda uruhe rukundo mwohereza P5 bikagenda ukamara ababyeyi bacu murenge muri bazima nta soni urwo rukundo rwawe rugumane ndakubaza abo banyarwanda mukunda mukamanza kubatega ibico muri Nyungwe ntega amatwi ariko ntega amatwi uretse gato yaba His Excellency President Paul Kagame uhaguruka akabasinsura akabakubita birukankana akabigiza hirya y'umupaka mutegeraho ibito mukaza kwica abantu muri Nyungwe akabirukankana hagati ye namwe murumva arinde ukurira abanyarwanda ibyago listen to me ndababaza mwashimishijwe nuko Igisenyi Rubavu ibisasu byavagigoma byasamagwa ntagire ikigica abanyarwanda mwashimishijwe nuko babisamye cyangwa ari gushimishwa nuko bisenya umujyi wa akasamutwe nago uri umuvugizi w'abanyarwanda uri umukongo ntega amatwi gakongokeho ubwonko kuko nta nubwo ugira ntega amatwi hano mujye muri kuko bugoryi so mujye muri kuza hano kuzana ibyo bintu rero reka naragusobanurira rusagara for your information uvugira nkunda araborera iki muri gereza wamwumvishe ari kwanza urahanga n'uyu musaza uvuga didimanga garuka hano muze washaje ngwino hano gusa wakuze mu myaka ntukure mu bwenge ngwino hano wowe abajyaginga baratwumva ntabwo okay nawe nkubaze abajyaginga badazi kujyagi wowe nubwo wanyita ngo ndimbwa it is doesn't matter ntabwo nakwitimbwa nubwo bavuga ngo ndadidimanga it doesn't matter the point is ibyo mvuga urabyumva uravuga ngo ndadidimanga kandi bavuga ngo nujya kuvuga president ubanze umwubahe ntabwo ntegeka kubaha umuntu okay no ceceka gato hano nyumvi uti ntabwo ukora na Rusesabagina nta nubwo wemera ibyo bakora siko wambwiye ntabwo nigeze mubwira ngo ntabwo nemera ibyo bakora ntabwo urumva gushyiramo amagambo urakoze cyane ibyo bakora gushyiramo amagambo ndakubaza ibyo bakora urabyemera dutandukanye ko bari mu ishyaka ryabo ndi mu ishyaka ryabo ibyo bakora urabyemera arega bafite nawe imikorere yabo hari imikorere yabo nemeranya nayo hari imikorere yabo ntemeranya nabo tubwire iyo wemera n'imyemera okay tugende gato kugira ngo muvane muri ako gatebo mbere ibintu bitekerezo byabo imikorere yabo wemera ni iyihe iyo utemera ni iyihe kankwereke rero abo mufite imikorere nemeranya nabo nagiye muri alliance nabo bo ntabwo nagiye muri alliance nabo bakoze urize sigigere wampa jereka ngusubize yego turaganira cyangwa tuganira komeza ndakumva abo mfitanye ibyo nkorana nabo nabyo bitari byose ariko ibyo nibura uvuga ngo iyi ni bottom line
ndi mu ishyaka rimwe nabo nibo ba P5 urimo kuguma uvuga utandukanye P5 utandukanye n'abiriya byarimo Sankara kugira ngo yiyunge n'abariya yabanje kuva muri RNC urakomeza ndakumva ujye mwiga ibintu yabanje kuva muri FLN ibari biki itandukanye cyane na RNC itandukanye na P4 na P5 aho ngaho ni ubereye yes dumenye ukuri hanyuma wowe ndakubaza wowe ibyo uri kuvuga nibyo Sankara yavuze turafata ibihe Sankara yasobanurira umva sobanura iki ngo n'Imana tugende gatoya rero uvuze ngaho tubwire ibya barusesa bagina wemera ni ibihe reka bagusobanurira ibyo byararetse ceceka wanyamunsi we unsobanurira we ari ikintu ugomba gusobanukirwa ni iki cyakubwire mugomba mujye musobanukirwa mufate n'umwanya musobanukirwa murazwi turabazi cyane tena tega amatwi wumve ibikorwa byakozwe n'abasankara Sankara yabaga muri RNC mwamwohereje hariya as deployment mwaramudeployinze abantu bishwe muri Nyungwe byakozwe n'ingabo zari zoye na Sankara uvuye muri RNC bisobanuye iki impfu z'abaturage b'inzirakarengane baguye muri Nyungwe ziri ku mutwe wanyu turi kujyana ibyo ngibyo murabizi ko ariko bimeze tegamatwi wiseka uretse gato niyo mpamvu ari uje hano ukavuga ngo ibyo bakoze hari ibyo wemera n'ibyo utemera ngaho tubwire mu bwicanyi bwakoze umbwire ibyo wemeramo n'ibyo utemera bagombaga kwica bite kugira ngo wemere ubwo bwicanyi bwakozwe n'abandi ari reka nsubize icyo ngicyo ntabwo ari we nabajije ceceka wowe ntabwo ngufite bwo gusubiza ukomeza ari kungura mic yawe ko yamutinze ariko nk'umwanya mvuga aramutinga sagara mute your nonsense mic numve uyu musaza wemera ko ibyakozwe n'abari abantu ibyo yemera n'ibyatemera mute your mic usagara ari na reka rero mbikubwire umbwire icyambere nemeranya byabo bakoze kurinze icyambere nemeranya nabo nuko bisha abantu muri Nyungwe ni activism yo kurwanya igitugu kiri mu Rwanda bagatega imodoka muri Nyungwe bakamara ibyerekeye gukoresha imbaraga cyangwa imbunda kuhindura ubutegetsi twarabigerageje muri FPR icyo byaduhaye umunyagitugu Kagame okay tugira aho ngaho uretse gato hanyuma niba ibyo mubyemera ko hatagomba gukoresha intwaro bica abantu ibi ngibi byakozwe n'umwe mu bantu banyu Sankara uyu munsi unabyemera akabona deployment ivuye muri RMC cyese utamwera ko yabaye umuntu wanyu Sankara yari umuntu wanyu yabaye muri RMC ntabwo ayibayemo wamyutinze Nsengiyumva prime minister wanyu yabaye umuntu wacu ndakubaza Nsengiyumva prime minister wanyu yabaye umuntu wacu Evode yari umuntu wande Evode Uwiringiye Imana yabaye umuntu wacu ubundi yari wa talking ceceka gato hano gatoya wumve mutekereza rero mwafashe no sense we kwanza kamaze sigara n'imbudu dimanga ubu umanutse reka ari umva gato kubaze genda umva gato kubaze nawe aya masaha niyo mpamvu bavuga ngo kamansi leta y'ubumwe yiteguye kwakira uwari we wese uyu n'ibitekerezo itari yo gusenya reka wiseka hasetse mama wiseka genda gato ubwo uri kumva uri gutanga fact nawe noneho reka nkubaze muratekereza ko mugomba gusenya mukarimbura kugira ngo namwe bazabakire nkuko bakiriye Ivode cyangwa n'uwo Nsengiyumva niko bitekereza yumva muribeshya tega amatwi gusobanurire ariko sha ntabwo Nsengiyumva uretse gato ntabwo Nsengiyumva yigeze ashyirirwaho impapuro nk'izashyiriweho kino kihebe ntabwo Nsengiyumva yigeze aba wanted tega amatwi tandukanya abo bantu bashobora kugenda ibyo urabizi ntabwo ubizi tega amatwi we Godfather uri gukoresha ibyo urabizi ntabwo ubizi Nsengiyumva yatorotse tega amatwi yaramaze ndagusobanurira ko iyo babona umuntu Nsengiyumva yatoretse gereza agenda urebe muri 2009 tega amatwi yasimbutse aratoroka yaramaze
nagusobanurira gato maza gusobanurira rwarakabije yafashe imbunda ararwana igihe kiragera arataha tega amatwi kandi kubimenye watayo tega amatwi suravuga nutekaza ko byo gusobanura urimo kwibura tega amatwi rwarakabije yarekuye ashira intwaro hasi aza kubaka igihugu nurimo kubwira ngewe tega amatwi mwebwe arimo basinya tega amatwi kuko yari umusirikare ndaguhereza ingero uyu nguyu niba ashobora igihe kikagira agahinduka ntabwo yakoze ibyaha byo gutega mu yaramaze ibyaha by'ibijura bitandukanye no gushaka gutsemba abanyarwanda nk'ibyo mukora mugatega imodoka ziri muri Nyungwe tandukanye ibyo bintu mureka kubiki reka koresha ubwenge bwazi koresha imyaka ufite niba udashobora gukoresha ubwenge koresha imyaka ufite wowe urafata umuntu wibye ukamujyana ngo mufate intwaro mukagura impano mukajya kumara abantu mukica abanyarwanda mukabikora izuba riva ugafata Sankara niyo bivuga ku mugaragaro yatanze ubuhamya yari muri RNC bari mu Sankara nta soni urafata Evode hold on tega amatwi do not call me young man kuko urimo kunyumva wese kunyita umusaza kucyonda kwita young man young man umusaza urimo kunyumva imvi zimera uretse gato umva ari tumusobanurire ari imvi zimera ku mutwe w'abazima n'umutwe w'ibigori ibigori nabyo birasaza bro kunyita ikigori ntabwo bimpindura ikigori but you are entitled to your opinion ntabwo I respect your opinion ibigori bisaza I respect your opinion ariko akasa mutwe nakubwiye ko n'ibigori bisaza so tandukanya ibintu bibiri tandukanya abantu bashobora kujya hariya bakanenga ariko bakaba batanga bitandukanye namwe urimo kunyumva mwumva ko mugomba kuba ibyihebe mwumva ko mugomba kuba ibyihebe gide muri byo nta mwabagabo mwe mufata intwaro ariko nashaka kukubaza ubu nyuma yuko mwohereje ba Sankara muri Nyungwe bagakubitwa accordingly mugafata P5 ikiebe nicyo nakwise ngo ikiebe ni nyoko ariko ikiebe nakubwiye ngo ikiebe ni nyoko and there is a reason I said it you urinda gayikubwira because urimo kucyo ntari cyo no you are crossing the line you are crossing a red line ikiebe ni Kagame wanyu bafatira icyemezo ntega amatwi uremera kuri ikiebe kwa muri ibyihebe niyo mpamvu kugeza amasa mufite n'imitwe y'iterabwoba nka zapfa ntabaye cyo kandi ntabwo ushobora kubaho and that's why niyo mpamvu mbwiye mwise ngo ikiebe ni nyoko ari uri ikiebe kuko P5 uvuga ko ari umutwanyi w'igisirikari ni ibyihebe kuko nashobora kuba nyoko niyo mpamvu mvuga ngo ikiebe ni nyoko that's why I'm using that word ntabwo nigeze ntukanye ubwire wa kihebe kuko nta ndwara muzi ikibazo nukuri ikihebe ubwo nyoko udashobora gukora ubwihebe ntabwo ihebe bukorerwa mu nzu umva rero rero reka nkubwire wa musore we ujye ukinisha abandi nge ntuzankinishe uzabaze rero uzabaze ntukinisha abandi yiba ushaka rekaga muri umubaze uriya ahari umuntu nyabaki never ever uzakisinga iyo line ntabwo narakaye ntabwo nigeze ndakazwa nawe urakazwa kwitwa ikihebe ndakazwa nawe oya ikihebe ni nyoko kuko nashobora kuba nyoko ndakubaza ntabwo ushobora kuba cyo kurakara tuza serura urantuza ahubwo bari utuza ikihebe ndashaka kubaza ninde barimo gufatira ibyemezo ubu ngubu isi yose irimo gufatira ibyemezo nicyo kihebe wigeze umva bafatira igihebe wigeze umva bafatira ikinuza iyo hari kuba hari video nkakwereka naho wigeze umva bafatira ibyemezo umva wakihebewe uhora mu mwobo gipo naho baruka utari kimanuka do umva aho ndi do iyo hari kuba hari video kandeba aho ndi we warahagera wanyanimbwa we umva ariko uretse gato witukana no you are crossing the line nakubwiye wongera because I'm not I will never be wirakazwa n'ukuri wagwa I will never be nta kuri kurimo ariko ikihebe ikihebe ni nyoko babita ibyihebe ikihebe ni nyoko no, I'm on record. Yes, I'm on record.
until you stop it. Ndakubaza. No, stop that bullshit, man. Inzandiko zirimo Kagame nicyo kiyebe. Urimo kuvuga wakoze izo nzandiko. Ndimo quoting inyandiko. Babashyize kuri wanted nk'ibyihebe yes or no. Hari inyandiko anyamata muri wanted nk'ibyihebe yes or no. Urimo kuvuga wakoze izo nzandiko yita abandi byihebe. UN Security Council yamwise ikiyebe yuko ari muri Congo. Amerika yafatira abantu kuko ari muri Congo. Ikiyebe ni utari ikiyebe. Wewe uri kuri rutonde. Urutonde rwakozwe na ariko wirakara nakaga kakarere nakaga kabanyarwanda wirakara kugira icyo wirakara nakubwiye nabikubwiye ni nyoko yakubaza P5 n'abateroriste dusaba teroriste we are not twasabye Kagame ibiganiro abateroriste basaba ibiganiro ndakubaza murasaba ibiganiro abateroriste basaba ibiganiro musaba ibiganiro muri kumara abanyamurenge muri kwica abanyamurenge abanyamurenge bahe kandi musaba ibiganiro P5 irihe ariko gishyano ndakubaza musaba ibiganiro muri kwica inzira karengane musaba ibiganiro mutega abantu muri Nyungwe mukabatwika niko gusaba ibiganiro ubwiye I think you have okay numbwira uretse gato ibyo bikorwa mubwiye ni iby'ihebe si iby'ihebe I think you have a problem you have a serious problem ndakubaza ari you think your wish abantu muri Nyungwe bya bikorwa byo muri Nyungwe uretse gato you really think your wish can be no ziko mwangiritse wagize ngo opinion please wait a second ibikorwa byo muri Nyungwe byakozwe byo gutega abaturage n'imodoka bakabatwika ni ibikorwa by'ubwihebe ntabwo ari ubwihebe subiza icyo kibazo tuganire neza fungura mic yawe ibikorwa byo gutega abantu muri Nyungwe bakabica ari urabishyigikiye ni ubwihebe ntabwo ari ubwihebe fungura mic yawe ntabwo ushobora gushyigikira ubwicanyi bwo aribwo bwose urakoze cyane ntabwo ushobora tuganire nk'imfura reka nkubwire urakoze cyane n'icyatumye mpagurwa ngo ndwanye Kagame ni ukwica abantu ariko atica abantu agategeka ariko kwica uretse gato so don't even niyo mpamvu wabonye ngo reka tugende one by one reka amatwi tugende one by one niba wemera ko ibikorwa byakozwe muri Nyungwe ari iby'ihebe ari ubwihebe kandi mu babikoze hakaba harimo abantu banyu icyo ni kimwe iyo niyo mpamvu ya mbere ko muri ibyihebe mwisha abanyarwanda ushobora kuvuga abantu bacu bari uretse gato ushobora kuvuga abantu bacu bari Sankara uramwihakanye Sankara yavuye mu ihuriro ku mugaragaro ajya no kuri radio arabivuga ajya kujoininga iba ari MRCD urumva ceceka gato uretse gato ikindi kibazo nkubaza P5 irimo yafashe umwanya imara abanyamurenge yes or no irabicira bamara yes or no fungura mic yawe Sankara muramwihakanye muri kwiyambura ubwihebe ariko ntibishobora wamaze gukora ibikorwa by'ubwihebe twagiye ubu ngubu se ngiye umva ibyo arimo gukora muri FPR uzaza ubwe ngo subiza kubajije winyobya bakubita fact mu kanyobya nakubajije P5 yarimbuye ubwoko bw'abanyamurenge n'uyu munsi aracyabikora yes or no please kuba mute ndetse nagusubiza subiza okay ndakubaza subiza kuri icyo kintu kubajije baseriye P5 imurenge yamaze ubwoko yica abantu yes or no ntabwo yemera ntabwo ari abanyu reka nta P5 bigeze yica abantu uvuga ibindi P5 birakwica abantu nibaye Mungu wangu erega shaka turi kumugana uretse gato ari ugiye kuyivugira ari Kabiro urahari Faza we tukagwe kubitira amakuru ashyushye ingabo za MPS rubine zirimo ziradivasinga zikomeza zijya baraka ku makuru ayo ubwino avuye ku bana bari ku rugamba hariya na standby bigeze babashiraho yuko ngo barasubira inyuma aho babashize standby badivasinga so ibyo abo ngabo barimo bavuga bakwiye kubivuga ngo uko nibwo ruhande barimo kandi ntabwo bavuga bashingiye ku kuri bavuga ibijyanye n'ibyo bifuza niyo mpamvu bumva bamwe barimo bananirwa kwihangana bagatukana ari abantu b'abagabo nuko bazi ko nta mbaraga bafite nta n'icyo bahagazeho
bazi ko abo bashigikiye buri munsi birirwa birukane bikoreye inkweto bati imbunda ko batageze ngo bakora imigambi nk'ubu arimo aravuga ngo Kagame ari Buvira yabonye Kagame Buvira ryari ko ari abasazi batagira n'ubwenge witukana ntabwo tuza kuba nkabo umvura kumva Gabiro tugaruke kuri P5 yaba bazavuga bazaca umugani ngo uheneye ntumwenere ngo ajya kwita kiburanyo yuko umuntu ateze ariko bamwogosha bahisemo agasuzuguro no gutukana nabo nta nubwo nabatutse kwita umusazi indwara umuntu aba arwaye ubu umututse ntabwo umukebuye ashobora no kujya kwa muganga akivuza ahubwo bari gushimira ko bibukije indwara bakajya kwa muganga. So P5 guhera 2018 P5 yinyuze na Red Tabara na Maimai nibo bagabaga ibitero ku banyamurenge, abaturage b'abanyamurenge nibo banyaze inka z'abanyamurenge, nibo batwitira imihana yose ubona abanyamurenge hariya. Niyo mpamvu n'uyu munsi nta hantu namwe mu baturage bari mu murenge wasangamo wabona umusirikare wa P5 muri izo area abaturage barimo nuko arabicanyi yani bari kumwe na FDL barabizi n'abarusagara nibo bihakana. P5 yishe makanika P5 yishe makanika navuga ubusani P5 nikorana no ndakubaza wejya kore P5 yishe makanika ko ndakubaza P5 nikorana Tshisekedi iri kumwe na Maimai zira drone zarashe makanika zari zivuye kubaje ikibazo n'igisubizo ikindi Gabiro P5 ubwanyi yakwica makanika kuko ningegera ziraho zigenda makanika yishwe nande rero makanika yishwe na leta ya Tshisekedi ndishimiye drone yamurashe yavuye Kisangani. Ikindi uduhaye breaking news unuva ko nanga yabeshe agiye ko tangazo ari kuraho ibyo kubesha nimbaso mitangazo tegera gatoya nimbaso mitangazo muri advance ndabonye breaking news nanga yabeshe tegera my idea we kumvugiramo abagwa mwanya kuvuga turimo turaganira tariki bashizeho zivuga ngo bazavamo izitariki turimo turaganira. Okay, nimba uri kuganira rero baza uceceke gusubiza uvuga ko yatangaje bivuga ko bagomba kwa advancinga then baka withdrawing nico bishazwa ikigo bakigiye kuhindura content. So I got round I got lost. Wamubishe wataka ibibazo bavuye mu gihugu cyawe no mu Bwongereza muri gutakara wamutsinda ukagaragaza ubundi kari kuba ari tangazo wabonye niko ari uwo muzungu uri kukuyobora azi ko ataka uyu munsi watorotse igihugu cyawe ukangara niko you get lost. Lost the time you left your country ugahunga ukagenda ukisanga muri ubwo biyo batanze wimyutinga garuka uwo muzungu tumubwira reka musubize yarambajije kananze bage ari uyu ari kubwira umuzungu ngo yayobye wataka you have been lost umba wa lost safe lonta ayo gamba cyakasa mutori burungi gende genda we bakirobezo. So ari ibyo ngibyo turaje tugaruka mu kanya iyo turayijemo nuko ndeba ibi bigarashe ngo byari bibonye ngo byari bigiye kubyina insinzi ngo virivuyemo urimo kunyumva ibi aba bantu nibitangazo ariko noneho undebere vraiment ariko reka mbazi you have lost ari we muzungu yaza kumenya ukuntu wamaze gutakara mu mutwe ntabwo ari no kuyobora aho ngaho wagiye tombe nakuwa tombe mwanangu yabaye tombe ari yabaye tombe ngo yataka yahana. So tugende gato rero Rusagara we yesa ikintu kimwe urabizi mu bintu najya nihanganira urimo kunyumva His Excellency Kagame kumuvuga ntega amatwi hano urabizi iyo muje ibintu bipfuye na Marara nawe reka mbipfe nawe urimo kunyumva iyo mufashe community abantu bakomoka muri Kongo mukazanga kwatunga gatoki mu biti bikoresho urimo kunyumva ureka nkubwiza uruzi tega amatwi uruzi mwese uruzi bana mwarabaye umuntu yarafungiye ntabwo urabizi ko nakora kumvugiramo nashize itangazo aho hejuru risome wabushita mu mazu urebe impamvu nayigusobanuriye clearly
ntabwo bamushimuse ngo bamufunge. Impamvu afunzwe n'impamvu yafashwe iraho ngaho. Iyo ni presidence yabyanditse gashyiraho umucyo. Turi kumwe. Niyo mpamvu yoza y'amasaha uretse gato tega amatwi. Niyo mpamvu aya masaha udashobora ntabwo ushaka kwisha mu ikoti rya nkunda uri kiwerewere kuko ntabwo uroze arambabaza. Mbere yuko uvuga ubwo gusa uvuga nakubwiye ngo ikintu ugomba kumenya unagishire mu mutwe. Tuzi uruhande murimo muri iyi ntambara, ariko urabizi ko mwakubiswe kuva i Goma. Urimo kunyumva? Mwakubiswe kuva i Goma, murakubitwa mpaka turasanga bagenda bayorana na P5 mu murenge, murakubitwa. Niba mwabyiraga intsinzi ko mugiye gusubira muri Uvira, shira birarura. Urimo kunyumva? Uvira basubiye inyuma cyangwa baraza gusubira inyuma cyangwa bazasubira inyuma kuko basubiye inyuma Ikibumba. Ntabwo byatumye ngo bidafatwa, ibyahagaritse urugendo. Ikibumba basubiye inyuma, ubu turi kuvugana bageze Uvira. Bashobora gusubira inyuma Uvira, baravuga ngo ubundi umugabo iyo ashaka kwirukanka neza amanza gusubira inyuma niko umugabo asimbuka neza. Erega nazo za strategy y'intambara bari murangaha mu barekuye Uvira. Ndakubaza, nakubajije we Rusagara ko bafashe Ikibumba bakayikura. Biravuze ko murimo kwa advance. Banza uvuguruze gakanda kwisubiraho. Ndakubaza uraretira ijambo rye. Ndakubaza umva. Utekereza ko uremera ko barimo kwa advancing abana makuru avuye ku rugamba? Nibyo. Ntabwo ibyo none se mu rugamba rurahagaze yakwa advancing birahagarara. Byakomeje. Ndakubwiye ngo tega amatwi. Umuntu ya advancing awe strowing agutiriho ikintu kiriho Sankara. Urimo kumva? Ariko sha M23 muri abahanga pe. Umuntu ya advancing yarafubiswe. Itangaza rwose. Ariko se wabonye byari Gabiro mwemeretse gato. Umva we Sankara. Nakumva ngwiza ariko nawe nta Sankara. Umva nkubwire we Rusagara. Ikintu ugomba gushyira mu mutwe wawe ni iki? Muretse gato. Nimushake muzavuge ko M23 itabaho. Mufate nanga ya masa mwamaze kumugira umunyarwanda. Akafira wabarwanyaga nibo bayoboye. Nikubwira nanga yamaze kuba umunyarwanda. Vuga na Kabila wabimye uburenganzira nibo bayoboye. Ariko Kabila hanyuma kangubaza ahantu beri gupfapfa yaba Kabila waturwanije uretse gato ko Kanyarengwe yavuze ko atazongera turabana cece ka gato. Kanyarengwe ko yakoresheje amagambo yakoresheje ntiyaje akayobora FPR. Wagire kubwo bugoryi bwaje utekereza nk'umuntu kandagiye mu ishuri. Who told you ko umwanzi wawe mutatari ko mukunzi? Ninde wakubwiye ko kuba Kabila yari we aya masada ashobora kuza akangiza ikibazo? What's wrong with you people? Kabila mugira agriba z'ubugoryi gusa ziri aho ngaho, mufata utuntu tudafatika mwarangiza mukita bawupoza. Umva kugira ikintu mushobora gukora. Mujye muri zintera hamwe. Uretse gato. Mujye muri zintera hamwe n'aba bantu badafite gutekereza, mukore collection y'amafaranga. Rusagara ushyire muri icyo cyobo cyawe. Icyo kintu ushobora gukora kuko bakwakwizinga ko amafaranga ngo yabatanga imisanzu ari kwenjeje. Umuryama ikintu wakora ni kimwe. Uzi ukuntu umeze? Uzi ukuntu ngubona Rusagara? Umeze nk'aba bapasiteri baba ndi babaferi. Nawe muri abaferi. That's all. Nicyo kintu cyo mushobora gukora. Kabila yoboye koze ya nkunda sha. Kunyumva. Hanyuma wibutse ko uremera ko RNC muri abasikama. Mwebwe ikintu kirebera ni icyaha cy'uburiganya. Ariko nuko nabo muriganya ibintu muvuge ko atangiye amatwi. Nuko nabo muriganya. Muremera ko muri abasikama. Tuzaberanye kuri icyo kintu. Muremera ko mwamaze gusenyuka mutakibaho. Yaro exist. Ikintu kimwe mwakora n'ugufera abantu no kubidufaranga ngo your brother and the greatly. Urimo kumva? So ibingibi rero niyo mpamvu ureba ngo uvirira rekuwe. Ubwo bakabirimo babyina insinzi. Ubu ngubu ndakubaza. Ubu ngubu ugiye gukoresha iyi turufu mu bantu wiba amafaranga, ubabwire ngo mwakoresheje ngo diplomasi ngo birakomeye, ngo urabona ngo nimutanga amafaranga dore ngo uvira bayivuye ama stupid people. Dore no n'ibindi bizongo bitafite ubwenge biragenda bibahereza amafaranga. Ubwo wabonye iturufu yo kugaragaza ko uvira yavuyemo. Mwewe Rusagara ntabibe.
umva mwabigarashamwe Rusagara ntabibe ko Rusagara agiye kubabwira ko bakoresheje ibintu by'ubuhanga kugira ngo uvirivemo. Stupid people. Iyi ngi okay muri abaferi muri bisambu bigira abantu amafaranga. Urumva nyine muragenda mugiye gukusanya ibintu by'unuza mu biba amafaranga byo muraza kubibasha ariko muri uko kwiba ariko afite akabazo k'amatsiko Godfather nta kibazo ufite genda uyibe ashaka kubaza k'amatsiko nta matsiko we nta kintu cyakubaye kitego gutera amatsiko uza kugira naya ngaya nakubwiye kurekura Uvira ubifate nk'ukuntu bari kuye Kibumba urimo kunyumva Kibumba barayirekuye byatumye ngo midafatwa byahagaritse urugamba muribuka ukuntu mwabyinnye ngo basubiye inyuma ngo baratsinzwe. Do you remember? Hanyuma bwa barakomeje bakomeje uretse gato kurekura Uvira bifate nk'umuntu ugiye gusubira inyuma kugira ngo azane umuvuduko. You wanna see Dominic Sangane as soon as you can uzabireba ariko murabapfa koko buriya kuko ku buryo urukumba ushobora kubyina insinzi ngo bayifatishije amasaso ngo bayikuyemo unagira iti mabuge kumabwiriza ari garuka muzei garura ikindi kihebe Mr. Dimanga garuka hano gato amacenga baramunogonora Mr. Gugugu garura Mr. Gugugaga garuka hano gato ninde wanogonoye nani Ben Rutabana Mr. akasa mutwe Rusagara nega akasa mutwe Rusagara ni Mr. Gugugaga garura Mr. Gugugaga ikibe gikuru kizane please garuka hano zamuka Gugugaga areka shanje mafite muweza anyo kabisa aragiye urakayura munogono yaragiye umva kubwira Rusagara woko bupfukamwe mu nda kabisa bakabagira hanyuma wowe arya wowe uruhuye ikibazo rero ndakubwiye kugezeho urakwira niko nyamunsi narashize neza niko nyamunsi tega amatwi umwemeye kuba karima k'igikonisho babasanga wemeye kuba impunzi kubera icyobo cy'amashuna karoti wemeye kuba ikiwe kubera icyobo cy'inda yawe sha ndakubaza wemeye kuba umucakara w'igifu cyawe Rusagara murango Kagame azabafasha nkuko Museveni yafashije ubwo uraho ngaho uzajyana na Kayumba mujye kubana ubutegetsi sha niko Rusagara uburaho urategereje uzajya kuvana ubutegetsi mukoresheje P5 reba koze ya nkunda kubiyobowe na Kabila dore Rusagara umva tega amatwi iyo koze aramaze hanyuma nakubaza nyamu ubu ngubu urumva wemeye kwitwe kihebe kubera umwobo wawe winda ko nta yindi mpamvu ufite nimwe ushobora gushyira imbere urumva nta mpamvu nimwe harya warambwiye ubushize ngo impamvu ngo wabaye ikihebe ukaba ngo ikigarasha ngo nuko ngo bene wanyu ngo bafashe ubutegetsi ngo ntibahabwe uburenganzira bwo gukora amabi ntibahanwe ngo bafungirwa bakava muri gereza wabaye ikihebe kuko itegeko ry'u Rwanda ryageze no ku muntu wafashe igihugu abene wanyu ngo barangiza bagafungwa yewe uri muto cy'inda yawe Rusagara yakubwiza ukuri ngiye kubwirira ijambo kandi ni ukuri niko kuri niba mu by'ukuri ubona ushobora kwimeninda aya masaha ukaba wicara n'umujenosidere mukicarana mukajya umugambi reka mubwirire ijambo urabona Rusagara mu buzima iyo abashakashatsi cyangwa biga imyororokere bavuga ko iyo umuntu agiye kuvuka umugabo agiye gutera inda intanga zisohoka mu gitsina cy'umugabo ari nyinshi cyane zikagenda ku muvuduko mwinshi ariko iyirukanse kurusha izindi niyo igenda igafunga ikinjira ariko mu ntanga buriya muri miliyoni z'intanga ziba zitandukanye. Ikintu kimbabaza nuko muri izo ntanga nyinshi zavuye mu gitsina cya papa we zikirukanka intanga mbi ariyo yasize izindi kwiruka ukavuka. Mu yandi magambo habaye ibyago by'uko intanga mbi yirukanze ukavuka kuri intanga mbi ugasiga izindi ntanga nziza zigapfa ugasigara. Hakabaye haraje intanga nzima ishobora gushyira mu gaciro akaba ariyo yaravutse.
ntihavuke intanga mbi nkawe kuko iyo mbonye uri ahangaha ubyina intsinzi nk'izi ngizi zo kubona abantu ugashimishwa no kubona abantu bagenda bakarimbura abaturage ukabishyigikira ukabyina intsinzi. Iyi ntsinzi ishobora gutuma umuntu afungura. Ibintu biratangaza ujye wicara mu mutwe wawe umenye kuri Mr. Bats Babs urumva nk'uko intanga bikandi bibizi nawe ndi nkawe nakuyasumu ya panya bisisi turi kumwe hari Mr. Bugaga ko utazamuka. So the thing is uko muri kubyina iyo nsinzi ikintu muje munaceceka uko murabizi ko muri kubyina insinzi hafi ya ntayo kure kura Uvira uko Uvira yarekuwe murarakara ariko ntakiri mwabikora kuko mabwiza ukuri abarahiraga n'inzega uko Uvira yarekuwe yarekurwa basubira inyuma niko Kibumba yarekuwe muje mubifata gutyo abantu muri ahangaha nimubona Uvira bari kwirekura bagasubira inyuma mwibuke ko bari Kibumba bagasubira inyuma ariko se muzi ko n'aba batindi baje hano bakabyina ngo baratsinzwe barabirukanye murabyibuka muribuka abatanzania bavuga ngo piga kunguru ngo bibaje ko azafata umujyi wa Goma ntabwo amahanga yari yateranye batari talking about none ukumva ko kuvuga ngo Uvira bagiye gukora withdraw ndakubaza ko wari kare bayirekuye basubiye inyuma urugamba rwarahagaze what's wrong with you people Uvira barayirekura bazagaruka bakomeza Kisangani urukumva so tuza rero wakihebewe ariko okay ari ntabwo njya gufite ikihebe Uvira natenze gato ari we okay bwira ikihebe gikora ngo rojya kumwita ikihebe ngira haragaruke reka ngwire 23 rero ndakubwiye ngira haragaruke rojya ariko siko mwanga basira muri muting uraje ugiye gutinya muting mwana w'umugabo gato ya no muting ngubwire niba uri umugabo washitse muri ayo 23 nurukoza soni n'amasezerano akomoka mu gufunga nkunda niho 23 komoka no kuba bayarekera mama mukwe gukorwa n'isoni ko n'amaraso y'umuvandimwe wanyu nkunda izo propaganda uri kuvuga ubusa kafikisha indore birenge ariko ndabaza ati akasamo ntabwo ndarangiza ndaza gukomeza reka mbaze ni bande bantu hano muri mwebwe ni bande bantu muri mwebwe mukunda ntuza mukunda amatiku n'ibintu byo muri muganira ndaje Godifa sha ni cyangwa ukundira muhungu wanjye ubundi urabamena nkumva naguhinga ndakanyagwa na muze urabazibya nkumva naguhinga isi papa ubundi ara ni ubundi Godifada uyu ni we wanje urabame yamututse ngo kuri nyina arangije aragaruka aravuga ngo nta nyina yamututse na Godifada babahaireza ibi bigaresha reka nkubwire ubwenge bwabyo bisa nkaho buri hafi ya nabwo nimba ari ikintu ninjoyinga no kumva Godifada bahereza fact to fact bikadidimanga bigatangira kurya umunwa bikareba hejya bikareba haruguru bimwe bigahunga bikabura icyo bivuga ariko sha wamfura keretse ubundi mukoze ikipe noneho mwabamara